Ndongera ndabasuhuje mbaye ikaze cyane, ni karibu rwose, ni karibu abakunzi bacu kuri Kirabo TV, mugire ibihe byiza aho muherereye. Ese wari uzi ko ukwezi wavutsemo guhuye n'imico yawe? Reka turebe byinshi kuri iyi ngingo ishishikaje, ingingo buri muntu wese yakumva, akumvamo byinshi, akamenya byinshi bitewe na buri kwezi umuntu yagiye avukamo. Menya rero imico y'umuntu ugendeye ku kwezi yavutsemo. Uko iminsi igenda ihita, ubushakashatsi burushaho gutera imbere ku kigero cyo hejuru. Siyansi nk'ikintu gikunda gutanga ibitekerezo kuri buri ngingo, yemeza ko bitewe n'ukwezi umuntu yavutsemo bishobora kugira uruhare runini mu myitwarire ya buri munsi mu byo akora byose. Gukoresha ukwezi umuntu yavutsemo maze bikagufasha kumenya imyitwarire y'umuntu byatangiye gukoreshwa kuva kera, nk'uko tubikesha urubuga www.apost.com, hagendewe ku mibare y'abantu bagiye babazwa nyuma yo gukora ubwo bushakashatsi. Byagaragaje ko imico y'abantu bakoreweho ubushakashatsi ihura n'ukwezi bavutsemo hafi ya bose. Abashakashatsi rero baheraho bemeza ko ugendeye ku kwezi umuntu yavutsemo byagufasha kumenya imyitwarire ye. Tugiye guhera ku kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12 tubabwira imico ya buri muntu wese tugendeye ku kwezi yavutsemo. Turahera rero mu kwezi kwa mbere. Abantu bavutse mu kwezi kwa mbere ni abantu bifitemo ubushobozi bwo kuyobora, barigenga cyane, bumva ko ibintu byose bashobora kubyikorera nta bundi bufasha. Baratuje cyane, ariko nubwo batuje bakunda gusabana. Baratekereza cyane ndetse bakaba bazwiho guhanga udushya no kugendera ku mategeko cyane. Bakunda kwita ku bintu by'umuco, kuko usanga iyo ari abahungu bakunda gutereta abakobwa bo mu cyaro, ndetse n'abakobwa bavutse muri uko kwezi bakabuko. Bakunda abantu babatera imbaraga ndetse bakanakunda ko abantu babari iruhande bahora bishimye. Ntibakunda abantu bababaye cyangwa bari mu gahinda. Abantu bavutse mu kwezi kwa mbere ntibakunda kurwara cyane, barizigama cyane ku buryo iyo ari ikintu bagiye gukora babanza gutekereza cyane. Ngibyo ibiranga abantu bo mu kwezi kwa mbere. Reka dukomeze rero mu kwezi kundi, ariko kwezi kwa kabiri. Abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri barangwa n'urukundo rwinshi ahantu hose aho bari. Ni abantu bagira impuhwe cyane, ntiwapfa kubona umuntu barenganyije, ndetse n'iyo babonye umuntu warenganyijwe birababaza cyane. N'iyo baba batamuzi bagira intego zikomeye, kandi iyo izo ntego batazigezeho birababaza cyane, bagahora bicuza. Bakunda gukurura igitsina gore bagahindura ibyiyumviro byacyo. Bavugisha ukuri ndetse bakunda kurwanira uburenganzira bwabo. Reka dukomeze n'ukundi kwezi, ariko kwa gatatu. Kwezi kwa gatatu ariko Werurwe. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu ari abantu bakunda kugira amahirwe cyane. Bakunda kubona amafaranga cyane, ariko akaba yanagenda vuba kubera ko bagira impuhwe nyinshi. Bakurura abo badahuje igitsina kandi bagakundwa cyane. Iyo badatuje cyane barasaragurika cyane. Bagira ibanga cyane, kumubitsa ibanga uba wizeye ko atazarimena. Bakunda kwitabwaho ndetse bashobora gukunda umuntu mu ibanga rikomeye cyane ntibabivuge. Bazi kumva ndetse no kubara inkuru. Bakunda kwitangira abantu cyane, kuko uramutse umusabye ubufasha nabuguhe aba yabuze uko abigenza. Bakunda kwitonda mu gihe bagiye guhitamo uwo bakunda. Reka dukomeze ukwezi kwa kane, ariko Mata. Abantu bavutse mu kwezi kwa kane rero barangwa no gutuza, bakunda gukora ibintu ku murongo. Ntibakunda abantu bakunda kuzarira mu kazi, rimwe na rimwe bagira igitsure cyinshi ndetse nta n'ubwoba bagira. Bakunda abantu bagira gahunda, bakunda guhanga udushya, bagira isuku cyane, bazi gufata umwanzuro, bakunda no kugishwa inama cyane kubera ukuntu ari inyangamugayo. Bagira amahane cyane, kubera iyo mpamvu iyo batitonze bakunda gutinywa cyane.
Ukundi kwezi ni ukwezi kwa gatanu ariko Gicurasi. Abantu bavutse mu kwezi kwa gatanu ni abantu bagira impano nyinshi. Kubera iyo mpamvu bashobora kuba abahanzi beza, abakinnyi ba filime, abanditsi b'ibitabo ndetse n'ibindi bitandukanye. Barubaha cyane, gusa nabo banga akarengane cyane, bagira amahane ariko agashira vuba. Bazi kujya inama ndetse baba ari beza mu masura. Si ibyo gusa, usanga bakunda kurakarira abantu bose bababaje. Bazi gukora cyane ndetse bagakunda no gutemberera ahantu hashya cyane. Reka dukomeze no mu kundi kwezi, ni ukwezi kwa gatandatu ariko Kamena. Abantu bavutse mu kwezi kwa gatandatu barakunda cyane ndetse bakanafuha cyane, gusa bakunda kwitonda cyane mu rukundo. Ntibibagwira ibyahise, bagira umutima mwiza, ikinyabupfura ndetse no kubana neza. Rimwe na rimwe ntibakunda kubika ibanga, ntibishimira na gato amagambo abavuzweho, barambirwa vuba cyane, babika inzika cyane, bakunda kwimura ibintu cyane bari bakwiye gukora muri ako kanya. Gufata umwanzuro birabagora ndetse usanga barambirwa vuba cyane. Reka dukomeze mu kwezi kwa karindwi ariko Nyakanga. Abantu bavutse mu kwezi kwa karindwi bakunda kwita ku bandi, barihangana cyane, bagira igikundiro cyinshi ku buryo nta muntu upfa kubanga. Bakunda gutungurana cyane ariko bariyorobeka. Akenshi bayoborwa n'amarangamutima cyane. Akenshi ibyo bakora babikora bagira ngo babone inyungu. Ntibakunda kugira inshuti zitagira icyo zibamarira. Bigaragariza umuntu uko bashaka bitewe n'icyo bamushakaho. Bagira ibanga cyane, bagira utunyanga cyane, babika inzika cyane nubwo batakihorera, ntibibagirwa ibyababayeho byose. Iyo wabagiriye nabi bahita bagutakariza icyizere. Reka dukomeze no mu kwezi kwa munani ariko Kanama. Abantu bavutse mu kwezi kwa munani ushatse wabita ba rukundo, kuko bagira urukundo rwinshi cyane. Kubera ko bagira urukundo rwinshi kurusha abandi bose bavutse mu yandi mezi, bazi kubaka urugo cyane. Ntibajya baca inyuma abo bashakanye, bifuza kubona ibyiza muri bagenzi babo kuruta kubona ibibi byose baba bakora. Ni abahanga cyane, bazi kureba no kumenya ibyo abantu batekereza. Kubona abantu babi biraborohera, bikabafasha kubirinda. Barikunda cyane rero, batekereza vuba, bakunda kugira umujinya mwinshi no kurakara mu buryo butunguranye. Kwezi kwa cyenda ariko Nzeri. Abantu bavutse mu kwezi kwa cyenda bagira ubwenge cyane, bazi gukunda, bakunda kwishinja ibintu. Iyo bihaye intego ntibazigeraho, bahorana inzika cyane kuko iyo wamukoreye ikintu kibi adapfa kukibagirwa. Bakunda kutava ku izima no kugira amahane cyane. Bumva bagenzi babo ndetse nabo bagakunda ababumva. Bagira igikundiro ndetse no gukundwa n'inshuti zabo. Bazi kwitonda bakareba ibintu uko biri. Kubera ukuntu bajya guhitamo inshuti bagendeye ku bintu byinshi, usanga batisanzura ku bantu benshi, bikagaragara nk'aho birata. Mu rukundo baragorana, gusa iyo bakunze baba bakunze. Bigirira ibanga, ntibakunda babinjirira mu buzima bwabo. Bakora uko bashoboye ngo bahore bakeye, bazi gukusanya amakuru ndetse no kuyatanga. Ukwezi kwa cumi ariko Ukwakira. Abantu bavutse mu kwezi kwa cumi ni abantu bagira amahirwe cyane. Uko byagenda kose, niyo byatinda, birangira bateye imbere. Bakunda kugorwa n'ubuzima ariko bakagira kwihangana, bigatuma bavamo ibyamamare cyane. Ntibahemuka, bazi guhitamo neza, bazi gufata umwanzuro, bazi kuganira. Iyo ari abakobwa bakunda gukurura abagabo cyane, ntibakunda abavuga inenge zabo, ntibafuha cyangwa ngo bagire ishyari, ariko iyo bibaye biba ku rwego rwo hejuru cyane.
Reka dukomeze mu kundi kwezi kwa 11 ariko Ugushyingo. Abantu bavutse mu kwezi kwa 11 ni amatiku bagira, baharanira iterambere cyane, bakunda ibintu biciye mu mucyo, mu rukundo bakora buri kintu cyose cyane cyane cyerekeye amafaranga. Ntibazi neza gufata umwanzuro, bagira amarangamutima cyane, bayoborwa n'ibibonetse byose, bagira ibitekerezo byinshi byose bigamije uko batera imbere. Bagira amahane atunguranye, bakunda kwita ku miryango yabo, bumva ko ibyo bakora byagenda uko bashaka buri gihe. Reka dukomeze mu kwezi kwa 12 ariko Ukuboza. Abantu bavutse mu kwezi kwa 12 bahorana ibintu byo gukora, bakunda guhorana n'abo bakunze kuba abanyamahirwe cyane, bakunze gukira mu buryo butunguranye cyane, n'abizerwa, bakunda gukundwa no kugaragarizwa urukundo, ndetse banga abantu babereka ko batabitayeho, bavugisha ukuri, ntibazi kwihangana, bazi ubwenge, ntibajya bacika intege, ntibakunda kuba bonyine, buri muntu umuzi wese aba amuzi ukwe gutandukanye n'abandi. Baraganira cyane, bazi kuvugisha ukuri mu buryo ubwo ari bwo bwose, ndetse ntibanakunda kuba bonyine. Ngiyo rero imico ya buri muntu ugendeye ku kwezi yavutsemo. Mugire ibihe byiza cyane aho muherereye. Ndagusaba nanone nimba utarakanda subscribe, ukanda aho ngaho handitse subscribe, urabugize neza cyane. Amahoro y'Imana aguma abane namwe rero, mwakoze cyane ku mwanya wanyu mwaduhaye. Mugire ibihe byiza cyane.